numvise kenshi mwiriza ngo abagore barabuze. Ese ibyo mubikura hehe? Ndikubabaza. Ndakubwiza ukuri ntabwo biri buze kunsaba kubajyana kuri, ariko ngiye kukwereka urutonde rw'ibihugu 10 byo muri Afurika bifite abakobwa beza b'uburanga burangaza benshi ndetse n'abandi hirya no hino ku isi. Warubizi se? Iki ni ikiganiro waba warubizi. Kurikirana neza iyo umanutse munsi y'iyi video ugakanda ahantu hirabura h'umukara handitse ijambo subscribe, ubundi ukajya ubona ibiganiro nk'ibi buri uko tubishyizeho ako kanya. Ku mugabane wa Afurika hari ibihugu bizwiho kuba bifite abakobwa beza kurusha abandi cyangwa se kurusha ibindi. Gusa kiri ku mwanya wa mbere mu bihugu 10 ngufitiye uyu munsi biyoboye ibindi. Ni igihugu kiraza kugutungura kugutakeka ko cyaza kuri uwo mwanya cyangwa se ko wanagikeka ntawamenya. Dore ikinyamakuru cyitwa How Africa cyakoze urutonde rw'ibihugu 10 bifite abakobwa beza b'uburanga butangaje muri Afurika. Ku mwanya wa 10 tuhasanga Tanzania. Ni igihugu kizwiho kugira abakobwa beza muri Afurika kandi bazi kwitaho ku buryo umubiri wabo uhora usa neza kandi bakamenya gukurura ababareba. Kenya yahise ku mwanya wa 9. Abakobwa n'abagore bo muri Kenya nabo baza mu bakobwa n'abagore beza muri Afurika, bakaba bazwiho gukunda nyabyo, urukundo rwa nyarwo, kubana n'abandi neza no gukunda umurimo. None mwarangiza ngo bageni bihora mutima mwarababuze. Nimujye muri Kenya. Ghana nahise ku mwanya wa 8. Tegereza umunyaganakazi nawe uraza kumbwira uzahumbarira. Nigeria ni igihugu kiri ku mwanya wa 7. Nigeria iza ku mwanya wa 7, gusa bikunze kuvuga ko abagore n'abakobwa baho bashakira ubwiza mu birungo makiyaje, ariko bakamenya kubyisiga neza ku buryo bibabera wabareba ukabona babaye beza. Aya yose si amakuru y'ibanga mbiherera. Twigire muri Afurika y'Epfo. Ngiki gihugu kiri mu bihugu bigira abagore beza n'abakobwa beza muri Afurika, nubwo ari igihugu gituwemo n'abantu b'amoko atandukanye barimo abazungu n'abirabura. Uyu witegereza n'umunyafurika y'Epfo muri Angola. Angola nayo iri mu bihugu bifite abakobwa beza bazwiho kuba bafite uruhu rujya gusa nka shokora, uruhu rukunda kwifuzwa na benshi kuko rugaragara neza. Cape Verde ni ikigwa. Nicyo gikurikira. Ikigo cya Cape Verde naho haba abakobwa beza nubwo hadatuwe cyane. Abakobwa n'abagore baho nabo bazwiho kugira uruhu rwiza rusa na shokora cyangwa se rwa shokora. Ni muri Cape Verde. Benshi wabaza iby'abakobwa beza bashobora kuririmba igihugu cya Ethiopia. Wifuza abakobwa beza kandi bafite igihagararo bakanatera neza, tega indege aka kanya unyarukiye muri Ethiopia. Ndakureba wanabura amahitamo. Igihugu cya Somalia nacyo kigira abakobwa bateye neza kandi bafite uruhu rwiza rutemba itoto. Ubu reba ni umunyasomalia. Tugeze ku mwanya wa 1. Ese uratekereza iki gihugu kiraba ikihe? Ababo mubifuza buri munsi, bamwe mugasangira, abandi mwabuze nuko mubavugisha naho mwahurira. Aba ni abanyarwandakazi. Bikunzwe kuvuga ko mu Rwanda aba abakobwa n'abagore beza abantu benshi bakabigira impaka. Nyamara n'ibinyamakuru byo hanze bikora ubushakashatsi byemeza ko mu Rwanda ari iwabo w'abakobwa beza n'abahungu beza, bityo bigashyirwa ku mwanya wa 1 muri Afurika. Ni mu Rwanda. Iyo tuvuze urutonde nguru biba bishingira ku bantu bakoze urwo rutonde. Ese wowe igihugu cya mbere kigira abasore n'abakobwa beza kuri wowe ni ikihe? Dugitekerezo muri comment. Iyo munsi wakoze ibiganiro bya Rwanda by'umwihariko iki kiganiro waba warubizi muri YouTube cyangwa se kuri YouTube, reba hagana munsi iyi video ukande link yari urangije utegereze gato, uhita ukanda ahantu hirabura hasa n'umukara handitse ijambo subscribe, ubundi tujye tubana mu biganiro byose ubudahagarara. Ibiganiro byacu uzahita utangira kujya ubibona ako kanya buri uko tubishyizeho. Mugisha turi kumwe naho ubutaha.